Twongere tubasuhuze abavandimwe, turabashuje amahoro y'Imana n'abanamwe agendane namwe, akorane namwe ibyo ubutwari. Aka kanya n'ubundi ni message nzanye, ni message ngitanga. Reka dushime Imana. Mana, turagushimiye ku bantu bagiye kumva ubutumwa, abari mu Rwanda n'abari mu mahanga, abarwaye ndetse n'abazima. Ineza y'Imana ikomeze kubagaragaraho. Turagushimiye rero kuko uti Imana itabeshya, ubane natwe umwanya wose mu izina rya Yesu, amen. Yego, turabashimiye nanone kandi tubasuhuza, twifuriza umugisha w'Imana. Tubahaye ikaze kuri YouTube channel yacu, abari mu Rwanda ndetse no mu mahanga, mu bihugu bitandukanye, by'umwihariko uyu mujyi wa Kigali, utu turere dutatu, Kicukiro, Gasabo ndetse na Nyarugenge. Tubahaye ikaze kuri ubu butumwa mugiye kwakira, mubugezwaho na Prophete Mazimpaka. Hanyuma ni ibintu byinshi abantu bagiye babaza nanone kandi mu masengesho dushoje. Abantu baranyandikiye barambaza ngo ese ko tuba tugira ikibazo cyo kuba imiryango yaraduhakanye, bamwe bakatwemera abandi bakaduhakana, icyo kintu cyo mwagisengera gute? Nta kintu na kimwe Imana idakemura. Ubwo hasigaye tuba dukeneye amavuta yo kwemerwa gusa, nta kindi. Nta nubwo ibyo ngibyo bigoye. Amavuta yo kwemerwa Imana niyo yatanga, yitwa igikundiro, kuko hari ibintu byinshi byatuma abantu bakwemera. Icyambere, y'Imana yakugarutseho, abantu bamenya ko ari Imana usenga. Kabiri, iyo iri mu ruhande rwawe, ikoranye nawe iby'imbaraga, bamenya ko Imana usenga ari Imana ikora, kandi bakamenya ko Imana izakujya imbere. Hanyuma abantu baramamagaye bo mu cyaro cyangwa se mu nkengero z'umujyi barambaza batese ko duhinga amatarashi manini cyangwa se imirima minini cyane za hegitari. Ubwo nshingiye no kubanyagatare bagiye bamagara ngo ndimo ndabasubiza bati ko duhinga imyaka ikamera ariko yagera hagati kwera ikadigira, umusaruro twari twiteze ntitubone. Ubwo bigenda gute? Bikorwa gute? Ibyo bintu biterwa n'iki? Igisubizo gihari, hari ukuntu abantu bagira amashyari, bakaba bakurogera umurima wawe, mwatikanyije bakeza rwose pe, bakeza bagasarura bakaruha, ariko ibyawe bikumira mu murima bigashya, ugasanga neza kwera byanze. Ibyo rero turabisengera, murabizi ikintu cyose no gusenga. Ibyo turabisengera, Imana igakora imirimo ikomeye, ikaba ariyo yishyirira ifumbire, igacecekesha iyo migambi y'abadayimoni, igakora akantu kitwa tezevu. Imana igikora akantu kitwa tezevu, abakurwanya bose bakamenya ko hari Imana. Kandi ikindi, niwirukankana umugabo ukoresheje imbaraga z'ikinyoma, uzasigaza imbaraga zizagusubiza inyuma, imbaraga z'ukuri zije. Hasubiramo kano kantu, niwirukankana umugabo ukoresheje imbaraga z'ikinyoma, hanyuma uzasigaze imbaraga zizagusubiza inyuma, imbaraga z'ukuri zigarutse. Birabanga icyo umuntu abiba n'icyo asarura. Nta kintu na kimwe kitagira ingaruka hano ku isi, narabibonye. Ugira nabi, nawe ejo bakakugirira nabi. Wahemuka, nawe ejo ugahemukirwa. Wasakuzije abantu, nawe ejo bakagusakuriza. Ikintu cy'ingenzi gihari nabonye ni ukwicisha bugufi, ukabwira Imana ikaguha imbaraga zo guca bugufi, kubera ko muri Mose ngira ngo 4 haravuze ngo nicyo gituma umuntu uz'ubwenge yakwicecekera mu gihe kibi nk'iki, kuko ari igihe kibi. Rero akenshi iyo dukunze kuvuga ibintu nk'ibi, abantu baravuga ngo izo nigisho ngo zibikomere, ngo izo ngo nigisho ngo z'abantu bakomeretse, ngo bahuye n'ibibazo. Nta bibazo mfite biruta ibyawe, nawe ibyo ufite urabizi. Umudive yararirimbye aravuga ngo buri wese afite akamunaniye. Hanyuma rero nawe nutegera Imana ngo yisobanuze, imbaraga z'abantu aho zirangirira ni kuri pole gusa, nta kindi. Rero icyo nkundira iyi si ni umwarimu utarya ruswa, ntahagarukira, yigisha buri wese utuye kuri iyi si. Aramwigisha akiga kandi akamenya. Imana itugirire neza. Gusa nusaba imbabazi umuntu ntaziguhe, ugasaba imbabazi, ubwo bivuze guca bugufi. Hasigaye uzagende wirire winywere, kuko nta rubanza bugifitanye nawe cyangwa n'Imana. Kandi ikindi nongere nkubwire ngo ntuzite ku byo ukura ku muntu, uzite ku muntu ugufitiye umumaro ndetse n'agaciro, uzamwiteho.
kabiri, ntuzarebe ibya none gusa, Imana izaguhoromora amaso urebe n'iby'ejo hazaza. Kuko tuvugana nemera ko hari abantu bamaze guhaguruka n'imodoka bagiye, ariko Imana ishobora kuguha nawe ko ntacyo ugahaguruka noneho ukabadepasa. Biravuga ngo ntukangwe n'abagiye mbere, uko ibintu biraza bikagenda bigashira bikaboneka, ariko Imana muragumana, mu bibazo muragumana, mu ntambara muragumana, mu bukene muragumana. Nejejwe n'iki kiganiro mu mutima. Rero abantu nibaguta ntuzagire ngo ni Imana igutaye, inshuti nizikuvaho ntuzagire ngo ni Imana ikuvuyeho, kandi ko kerega n'ibyo abantu bavuga nibyo warakennye nta kintu gifite, ariko Mungu anaweza yote, kina mwanzo kina mwisho, kazi ya Mungu inaendelea, akazi k'Imana karakomeje, kina mwanzo kina mwisho, ikigira itangiriro kigira n'iherezo. Mungu anaweza yote. Imana dusenga ishobora ibintu byose, ntabwo ntegereza yuko yakwigirizaho nkana, ntiyakureka, ntiyakuvaho. Nakubwiraga ngo komera. Nsoreje kuri aba bantu bagira ikibazo cy'amaso yo bagakuba, Imana yamwe ngo ni imigambi y'abadayimoni. Nsoreje kuri aba bantu bagira ikibazo cyo kuriga mu kiziba cy'inda, Imana yambwiye ngo ni abadayimoni bakurwanya. Nsoreje kuri aba bantu bajya bagira ikibazo cy'amaguru, amaguru akabarya, imitsi ikabarya, uhamagare Porofete dusengane. Imana igufitiye ibyiza, igufitiye umunezero, igufitiye umugisha wawe. Kanga usengere, hanyuma nugira umugisha urebe kuri screen yawe, urabonaho nimero, umamagare dusenge, tugire ibintu tubwire Imana. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu kuko ushobora byose witwa ndiho. Uha umugisha buri muntu wese wiringiye icyo Imana ivuganye nawe muri iri jambo cyangwa muri ubu butumwa. Imana y'amahoro itakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Ukomeze uduhe umugisha umuntu wese ahari mu bihugu bitandukanye, mu Rwanda, mu mahanga, muri Amerika, mu Bwongereza, muri Australia, Bujumbura, Burundi, ahantu hose ukuboko kwawe kurahagera. Urakoze kuduhaye umugisha mu izina rya Yesu, amen. Yari Porofete Mazimhaka mwaganiraga, nari ku musozi w'amasengesho. Hari ibintu ndimo ndabwira Imana kugira ngo igire ibyo ishyira ku murongo, kuko hari ibintu biza ukabona birakunaniye cyangwa birakunanije, kandi ibyo bintu biba, ariko nukora ukabona ibyo washaka gukora ntubigezeho, ntuzacike intege, kuko ntabwo ari wowe wari ufite ubushake. Ariko uyu munsi ndagira ngo Imana iducira agasuzuguro k'abadayimoni bashaka kudusuzuguza hirya no hino, ariko Imana igira ibintu irema. Murakoze cyane, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.